amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, ko Uwiteka niho uturuka we, ku Mana yaremye ijuru n'isi we, ko Uwiteka niho guturuka, ayi ku Mana yaremye ijuru n'isi, nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ayiwe kurinda ihora riri maso nisinzira, Imana irinda abisira la bonne moniata, ihora riri maso nisinzira, Mana we Imana irinda abisira heriwe, ihora riri maso nisinzira. Data mwiza, Imana ikomeye, se w'umwami wacu Kristo, giti cy'inganzamarumbo sambitarumba, bwugamo bw'umugaru, mutanga bugingo gihome, tugushimiye neza n'urukundo rwawe Kristo, wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, uhimbazwe ushirwe hejuru, nanone ubane natwe muri iki kiganiro, imbaraga zawe zituganze, tubure uboneke ukoreye muri twe, tuvuge tuyobowe n'umwuka wawe wera, ibitavuga Imana byose nibiceceke tarabone moniatabo, ushimwe kugiye kubana natwe Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Twagarutse kuri Elayo TV, abakunzi ba Elayo TV aho muherereye hose, ndabasuhuje, amahoro y'Imana mubane. Nagarutse, Imana irakaramade nk'uko bisanzwe, nkunda kubwira abantu mu gihe ubonye ikiganiro hano hita ugisharinga no ku bandi, utari wakora subscribe uyikore, tujye tubana, uhita ubona ibiganiro byose bigiye bica hano hari ubuzima, tuhabonera byinshi, tuhamenyera byinshi, Imana duhana umugisha. Uyu munsi rero ntabwo ndatinda, tugiye kuganira ku kintu, hari abantu barota, ukarota umuntu, hari igihe aba ni marayika, cyangwa kumva umuntu arakubwiye ngo nagiye kubona mbona umugabo wambaye iby'umweru umeze nka dogiteri umeze nka dogiteri, ngo umugabo wambaye iby'umweru ngo aza nkwankora ku mutwe, ngo arambwira ngo aranyijije, ngo nagiye kubona mbona nteye urushinge, ngo nagiye kubona mbona ampaye ibinini. Hari nabo barangira imiti, akubwira ati genda usorome bino byatsi, wenda n'urugero by'indimu cyangwa rosemary, romari cyangwa n'ibindi bitandukanye. Ngenze nkunda gusobanura inzozi z'abantu batandukanye bari ku isi ahantu hatandukanye, ibyo bintu nagiye mpura nabyo. Rero Kristo mwari muzi ko ajya kuvura mu nzozi, ajya kuvura rwose. Hariho n'uwahoze ambwira kare ngo niba yarose bagira bamutera urushinge. Yes, ibyo byose rero bijya bibaho. Hari yerekwa nigeze kugira, tukiri aha, hari yerekwa nigeze kugira, ngiye kubona mbona ubu yabaye umugabo, twarakuranye, yari nani inshuti yanjye, noneho iwabo Imana yanyerekaga yuko iwabo hari umuntu, ariko nabonaga ari igitsina gore, wakoreshaga imiti ya kinyarwanda akavura abantu bikemera. None Imana yari kuma message ngo mbwire uwo muntu ngo mbesi ngo ko hari uwo mu muryango we w'umugore nyine wakoraga ibyo bintu akavura abantu bigakunda, bana iki akoresheje imiti ya kinyarwanda, ngo nabwiye uwo musore nawe akabikoresha ko byakunda. Naramuhamagaye ndamubwira ati nabonye yerekwa rimeze gutya, umuntu ari kumbwira ngo nkubwire ngo ujye ukoresha imiti ya kinyarwanda ngo burya biremera. Rero yahise ambwira ati ahubwo nsanzwe mbikoresha. Muzi yuko n'imiti ya kinyarwanda ikora we, n'imiti ya kinyarwanda igikora, ushobora kuyikoresha, ariko Imana yayikurangiye mu nzozi cyangwa mu mayerekwa, ukaba wakwivura cyangwa hari ibyo ishaka kukuvura. Hari n'abarota rero umuntu ari kubaha ibinini bagakira, cyangwa ari kubatera urushinge bagakira. Hari n'urota bakakubwira ati uzagenda usorome bino bintu ubivange naho ugakira. Hari urota bari kumusomera amazi, hari urota bari kumusengera agakira, hari urota bamushizeho ikiganza agakira. Ibyo byose ni marayika w'Imana uri kukuvura mu nzozi.
ni ukuvuga ijuru riba ryateranye kugira rigukize. Rero cyagihe ubonye izo nzozi bari kuguha nk'ibinini cyangwa bakagutera urusha, hari n'ubona mu nda hari ibyo bari gupakururamo hari igihe baba bari kugukorana na deliverance, hari n'ibyo ijuru rigukorera rikagukingira, hari ibirwara wenda wari kuzarwara mu minsi izaza. Ubwo buryo rero ijuru ryari ribukora rikaba ryagukiza indwara muri ubwo buryo, bitewe wenda hariyo urwaye, hariho n'uwo bashobora gukiza sida muri ubwo buryo, cyangwa pararize, cyangwa pressure, cyangwa ibindi bitandukanye. Imana ijya ibukoresha ubwo buryo rero ugasinzira. Nigeze kurwara ibicurane nanjye igihe kimwe, ngiye kubona mbona umuntu byari bimereye nabi, ndwara ibicurane bikamera nabi, ngiye kubona mbona umuntu ankoze ku mazuru, ndyamye. Icyo gihe nari nagiye mu iteraniro ahantu nasengeraga, noneho basengera abarwayi, nanjye ndahaguruka, kumwe bavuga ngo basengera abarwayi, ndahaguruka ngiye kubona noneho baransengera bisanzwe. Nigereye mu rugo ndaryama ndasinzira, ngiye kubona mbona umuntu ari kunkora ku mazuru nabyutse nakize, bya bicurane byagiye. Imana igikiza rero, icyo kintu ndi umugabo wo guhamya, igigukiza mu nzozi, mu mayerekwa. Ukabona umuntu ari kugutera urushinge, hari n'ababona bari bavunitse, ukabona umuntu ari kugusana, hari n'ababona Imana iri kubabyaza mu nzozi, ukabyara neza, kukwereka ko uzabyara neza. Hari igihe nakwereka ko baza kubyara bakubaze. Hari igihe ubona arwaye n'ikintu gikomeye, ukabona noneho marayika niwe umanutse aje tokesta pota bone mone tayavo, aje kukwibagira. Ibyo nabyo ukabona bagukoreye operasiyo mu nzozi, usinziriye, ushizweyo, ukazinduka wakize burundu. Ijuru niryo riba ribikoze nyine, urukumva uzinduka uri mutaraga. Ubwo buryo bwose rero Imana ijya ibukora iri gushaka gukiza umuntu wayo bitewe n'indwara urwaye. Ijuru rijya ridukiza rwose. Kujya kwa muganga ni sawa, kujya kwa muganga ni sawa. Hari n'akandi kantu kigeze kumbaho ngewe, ubwa kabiri twabyaye umwana w'umukobwa. Nagiye kubona mwiyerekwa, mbona Imana iri kumunyereka, iri kumbwira ati muzabyara umukobwa. Mbona Imana iri kumunyereka mu ntuza, muri bya bindi bareberamo kwa muganga, bakareba umwana igitsina, bakareba uko ameze, mbona icyo kiboro kiba kimeze nka televiziyo. Mbona Imana iri kumunyereka ati muzabyara umukobwa, byose azabasa utya, byose Imana irabinyereka. Imana ijya idusura rero rwose, nta hantu itagera, aho hose ujya ukomeza kubera amaso inzozi. Ni uburyo bwiza bwo kuvugana n'Imana. Imana ari we yibwiriye idashiye mu bahanuzi. Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye ni 0784419984 0784419984. Hari inzozi warose nusobanukirwe, ujye unyandikiraho. Ushaka kwatura ukava mu byaha, ugakizwa, ukajya muri ibi bintu bya Yesu neza, nimero yanjye niyo. Imana iduhana umugisha. Mwese ndabakunda cyane. Shalom shalom. Amen.